ariko reka mvuze ku ndwara kampere ku y'umunaniro. Iyi ndwara y'umunaniro ndayivuga iki? N'abakora byinshi bananiwe kandi bashonje. Uyu munaniro uguhera mu gukora byinshi kandi ushonje ufite icyo gutwara. Utera bamwe icyo bita stress, abantu kabatera surmenage, abantu kabatera astenie, nizo nibo abantu kabatera depression. Yarangize ibi bintu gukora byinshi kandi ushonje. Uyu muntu ndababwire ni umuntu wabazi ko akora byinshi kandi ashonje, nazirikane ko akwiriye avoka, akwiriye ironji, akwiriye romare ndetse nakitwa time. Ashobora kuvanga time na romare cyangwa kimwe akagisimburanya n'ikindi, ntabikoresha buri munsi, ariko ibyo birinda abantu bakora imirimo myinshi kandi bashonje, bigatuma ubwenge bwabo butazaza mwiyoyoka, ubwenge bwabo ntibuzananirwe, ubwenge bwabo ntibuzagabanuke kwibuka. Yarangiza ibyumba byabo bishinzwe kubika ubushobozi n'imbaraga no kwibuka bikahora bifite imbaraga. Niyo mpamvu ari ngombwa gukoresha ibyo bintu mvuze. Ndaza ndetse n'utwitwa mwazo kaju. Mu ngingo nashatse ko tuzirikana ndavuga kuri romare, maze ninyivugaho kuba twumva mugerageze gusa n'abantu baba bari kumva neza ibisabwa, kuko mu gihe ngiki ni igihe cyo kwiga, ni igihe cyo kwiga, ni igihe cyo kumenya, ni igihe cyo gusobanukirwa, maze abantu bakamenya ibyo bakora. Romare se yabitumariye iki? Itera imbaraga. Bakoresha ibyo bintu mu Gifaransa bavuze ngo principe effet, nibura ingaruka zikomeye igeza ku muntu. Stimulant général, cicatrisant, astringent, stimule la sécrétion biliaire, anti-inflammatoire, antioxydant. Ibi ni byo bintu bya mbere by'inkingi zikomeye romare ishyira mu mubiri w'umuntu. Irawukangurika, utera imbaraga, ahari ibikomere ikahakiza vuba, ikagabanya amavuta mu mubiri w'umuntu, igatuma agasabo k'indurwe kayaza neza indurwe kugira ngo zikwirakwire hose mu myanya igogora, ikaba irinda indwara z'umuriro n'izo guhirirana, akaba ari n'urukingo rw'umugese. Ako ni akamaro ka romare. Ni icyayi cyiza gikwiriye mu muryango, gishobora kunyobwa nijoro cyanyobwa mu gitondo urangije kurya. Stimulation cerebrale, ntabwo burya igarukiye aho gusa, ahubwo ufite n'akamaro mu gutuma umuntu ubwenge bwe cyangwa se ubwonko bwe bukora neza. Romare stimule la circulation cérébrale, améliore la concentration et mémoire. Iyo abantu bayinyoye iragenda amaraso agatembera neza mu bwonko, bigatuma umuntu amenya gukurikirana ibyigisha buryo bita concentration kandi akibuka. Soulage également le céphale et migraine, akaba yorohereza ku barwayi umutwe n'akaberetwa. Il favorise la pousse de cheveux en stimulant l'irrigation de cuir chevelu. Kuyoga umubiri wose, kuyinywa bituma uyu mutwe wacu hano ku ruhu hari hakorera za melanine hahora hatoshye, maze imisatsi ntipfuke, maze uruhara ntiruze. Kuyinywa no kuyiyuhagira waba ukoze icyo kintu. Insuffisance circulatoire, akaba rero iyo amaraso atembera nabi birakeneye romare pour ses propres hypertensive. Akaba rero iyo umutima utera nabi buhoro uri mu byo bita hypotension, ukeneye romare. La plante est employée en cas d'évanouissement lié à une insuffisance circulatoire. Iyo ubwenge ukeneye romare, kwa kunubona ukabona umuntu yicaye gusa ubwenge bwagiye bakamufata ukabona yibise hasi, nyuma amasaha 2 barakizwa aratsimbutse, yarangiza wari ukuba barahati ntaho aho ari uko oxygene itageze mu mutwe mu mubiri kwawe bw'iyuri. Ukeneye romare. Fortifiant, itera imbaraga. Le romare accélère la convalescence à la suite de maladies chroniques ou de stress prolongé. Ikaba rero irakenewe abantu bakirutse indwara, bakiri mu byo bita ubuzahare. Yarangiza irakenewe iyo abantu bahangayitse igihe kirekire, bananiwe igihe kirekire, barayikeneye. Epfo ati stimuler les glandes surrénales et se révéler très efficace dans le traitement des asthénies. Rero izagenda ivugurura imvubura yo mu bwoko yitwa surrénale, kandi izayibingira akamaro mu kurinda ubwinanirwe bwo mu bwenge no mu mubiri. Stimula psychique, mu nzira z'ubwenge zishinzwe gutunganya ibyo ureba, ibyo ushinzwe, kuvoma se, kumesa se, kuzinga, gukoropa, guteka vuba, kubiryoshya, kwakira abantu, kubishimira, mbese kumenya gutunganya ibyo ushinzwe. Romare iragufasha. Romare souvent prescrit pour les personnes surmenées et fatiguées.
irakenewe ku bantu baguye agacuhe n'abananiwe. Il est appréciant pour ses propriétés stimulantes. Iri mu bintu bihabwa agaciro bitewe no gukangura umubiri. Légèrement antidépressif. Iri mu bintu birinda abantu ubwihebe. Bwa guhora wibukiriza ko so yapfuye, ko nyoko yapfuye, hari inka yanyu yapfuye, hari umushahara wabuze, aho umwiganya afite akazi wonta utarakabona, guhembwa makabandi bahembwa menshi, ugahora muri ubwo bwihebe. Roma rirakubwira ngo nyurwa nakaramutse mu isi imisozi ntireshya. Noneho ubwibyo ndagira nti irafasha umuntu yariwe n'umutwe, irafasha kubaribwa n'imihango y'abakobwa, irafasha kubagwara mu muhogo, irafashwa kubagwara ibinya, irafasha kubahora bananiwe. Ngiyi impamvu ikenewe, ntabwo ari ukuyinywa gusa warwaye, ahubwo irakwiriye mu muryango kandi bishobora kugera kuri byinshi. Ntabwo ndi butinde cyane kuri yo, time nayo iri mu bikora nk'ibyo, ariko yo ndayivugaho gato cyane maze mbone nje kuzindi ndwara. Iki kinyobwa nacyo kirakenewe. Page y'igitabo mfashe bakita La Rousse de plante médicinale, page yacyo y'143 bakoresheje gusobanura ati n'icyo ari cyo. Baza kuvuga ikimaze, aravuga ati ni antiseptique, tonique, décontractant musculaire, expectorant, vermifige, antioxydant. Ibyo bintu bifite by'akamaro kayo nuko iri mu bintu bituma imyanya igogora ikora neza, igatuma umuntu agira imbaraga, igatuma imihore igira imbaraga, igatuma umuntu atagwara inkorora cyangwa yaba arayigwaye igakira vuba. Iri mu bintu bivura inzoka, nayo n'urukingo rwo umugese. Ntabwo ingingo z'umuntu zagwara umugese ngo zikure zirenze urugero cyangwa zibyimbe cyangwa se ngo zigwara umugese wo kubona amagufa afunguka. Time irabigufasha aho ngaho. Ndetse wenda aho nyitihutira cyane ndavuga ku bintu bibiri. Lutte contre le vieillissement, irwanya ubusa aho rakomeye, kuko kuva ku myaka 50 umuntu abatangiye urugendo rwitwa kumanuka ubusaza bwaje. Icyo nicyo gihe cyo gukora icyo ukunda vitamine time kuruta uko rusanzwe ubikunda. Icyo akora kanibutsa na kino kinyeja nacyo. Noneho kubera iki uko hatinda amera nk'inkweto igenda mu makoro cyangwa mu mucanga, maze yarangiza ugasanga ubwonko bwe nubwo afite imyaka 20 afite ubwonko bw'abantu bafite imyaka 40, akazabwira ku myaka 40 afite ubwonko bw'abantu bafite bw'imyaka 80. Noneho ajya kubona akabona afite ibyo bita caractère bête bisaro, bibagirwa yuko amaso agomba kureba ariko nagahabwa igihe, nakagira weekend kandi buri munsi ugomba kureba kandi ugahera kuvaho vuba cyane. Iyo utumbira igihe kirekire nyere optike zawe urazitwika, yarangiza zikagabanuka, amaso yawe imboni zawe zigatangira kubyimba zigana imbere, yarangiza ibitsike byawe bitumbira bitiyoza gusa bitewe nuko rutumbiriye gusa, yarangiza bikazagira infection bitewe n'imyanda itindamo, kuko ubundi iyo umuntu ahumaguza aba ari koza ijisho rye, itumbiriye udahumaguza uguru kuryanduza. Niyo mpamvu rero irinda gusaza, irisede de l'estomac, igafasha no mu gihe abantu barwaye ibisebe byo mu gifu. Ibi byose ibyatsi muri kureba, burya romare wayiteka mu mazi, ayo mazi ukayatekesha umuceri bikaba byiza ntacyo bitwaye. Ayo mazi yayo wayatekesha umutsima byawe biciyemo, cyakora bya byatsi ukabikuramo. Time burya wafata ifu yayo ukayiminjira ku byo kurya, ukakora icyo bita saupoudre, yarangiza bigatuma inzoka zawe zose zishira muri wowe, yarangiza izurwaye. Aha ndatambutse kuri ingi ndajya ku nzoka bita ankylostom. Abantu benshi cyane ngarutse kugenda ku bantu benshi cyane buno ngo bafite iminsi mikuru, bati byagenze bite, ati corona yarahagaze mwa, byagenze bite, ati noneho umuntu yaruhutse gukaraba. Ege kibazo umuntu kuruhuka kugira ute gukaraba. Izi ntoke zacu muri kureba hamwe n'ibirenge n'umutwe no mu maha no mu gahanga habira buri munsi hasohora imyanda y'umubiri. Ukeneye gukaraba buri munsi kubera iki? Ntabwo bwakwira utihagaritse ngo wikoreho, ntibwakwira utambaye ngo ukore ku myenda, ntibwakwira uticaye ngo ukore ku ntebe, ntibwakwira utagiye mu modoka wenda kuri bamwe ngo ubure gukora no ku bandi. Izi ntoke zawe uri kureba ziriho imyanda utareba ukuntu ingana, kandi byinshi aho nturebe gusa ngo ziranyerera, zinyereranye igomwa riteye ubwoba. Hariho indwara nyinshi utarebesha ijisho, ariko indwara zose ntabwo bazireba nkuko bareba imisozi. Niyo mpamvu usabwa gukaraba. Iyo hatabayeho gukaraba
hari igihe abantu bagwara inzoka, nashatse kuvuga ni inzoka bita ankylostome. Ifite impamvu yatumye nshaka kuyivugaho. Ifite imiti yoroshye yayivura, ikagira n'ibimenyetso, ikagira n'impamvu zoroshye zatuma uyandura, birakomeye cyane. Impamvu iyi nzoka bita ankylostome ikunda kuba mu mara. Iyi nzoka yitwa ankylostome, ingore yayo yigeze igihe cyo gutera ishobora gutera amamiliyoni n'amamiliyoni y'amagi. Iyi nzoka ifite uburambe buteye ubwoba, kuko umuntu uyifite muri we imumaramo hagati y'imyaka 2 kugeza ku myaka 10. Numve ko rero ifite uburambe. Uyirwaye ahorana amaraso make. Uyirwaye uruhu rwe ruhora rweruruka. Uyirwaye ahorana umunaniro ntacyo yakoze. Uyirwaye aba umunyantege nke atari byinshi yakoze. Uyirwaye akunda kwiruhutsa. Uyirwaye abatuma umutima we utera nabi. Uyirwaye akunda kubyimbagirana. Uyirwaye ari umugabo, intangangabo n'imikorere y'ubugabo bwose izimiza imbaraga. Uyirwaye akunda kuribwa mu kiziba cy'inda. Uyirwaye agira impiswi itagira impamvu. Uyirwaye akunda kubura apeti cyangwa se kuryoherwa. Uyirwaye azimiza ibiro by'umubiri atajimije ibiro by'ibiryo. Akaba yariye nk'abandi, yasangiye nabo, arya mu gitondo nimugoroba, yanyoye, ariko ibiro byo bigahora no guhendahenda. Yarangiza ku ngingo ya 13 ahora akunda kugwara indwara z'umusonga, amahwima, ibyo bita ibyuririzi bikomeye byo bita infection chronique. Yarangiza umutima we ugahorana intege nke, kandi benshi bakunda kugwara indwara z'ibihaha bitewe na ankylostome. Niyo mpamvu kuba twumva bitewe n'abari kure. Izi bimenyetso ndabivuga mu Gifaransa ni anémie, paresse, faiblesse, fatigue, essoufflement, accélération de rythme cardiaque, OEDEM, impuissance sexuelle chez l'homme, douleur abdominale, diarrhée, manque d'appétit, perte de poids, pneumonie, asthme, infection chronique, insuffisance cardiaque et infection pulmonaire. Ni ibintu 17. Iyi nzoka yukaraba ugiye kurya, nubwo waba uri burisha ikiyiko, uyubanza ukarabe. Kubera iki? Ikiyiko cyawe ushobora kucyanduza za nzoka bakacyogereza hamwe n'ibindi bikoresho. Aya mazi bari kogereshamo ntabwo boza, barunda hamwe. Yarangiza benshi mutuma abakozi bagahanaguza n'ubundi byanduye nabo ubwabo banduye. Niyo mpamvu yukaraba ugiye kurya nubwo waba uri burishe ikiyiko. Ni iki rero wakora ngo uyivure? Ufata karote ebyiri ziri mu rugero rwo hagati, byo bita moyenne. Yarangiza ukazirya byose utaranywa amazi, ukabikora iminsi 7. Nimugoroba ugafata uduheke 3 twatunguruza umutwe wo ku rugero rwiza twakuze neza tutanambye. Yarangiza ukaturya wenda kurya ibya nimugoroba, ukabikora iminsi 7. Uko niko bavura ankylostome. Yarangiza ubwo kandi icyo gihe ntabwo uvuye ankylostome gusa, ahubwo uvuye na ascaris, uvuye na oxyle, uvuye n'inzoka bita trichocephale, ndetse uvuye na tension. Niyo mpamvu umugambi nyamukuru w'ubu butumwa aravuga kandi mwebwe izuba ryo kiranuka rizabarasira rifite ukiza mu mababa yaryo. Ni Maraki 4:2. Niba barira gukiranirwa kwawe rwose igakiza n'indwara zawe zose. Ni Zaburi 103:3. Yesu ashaka kudukiza umutima akawukiza icyaha, umubiri akawukiza indwara. Niyo mahirwe yacu y'ubu butumwa. Mujye mubyuka byukura bagirane ku mucyo wawuje. Uku nta kundi, ntabwo ubutumwa bwacu twabujyana mu mbere, twabujyana iyo hirya mu cyumba, titwafunga. Bwageranyijwe n'izuba, kandi izuba ntabwo wabona aho urihunika mu nzu. Niyo mpamvu igomba kujya hagaragara, uwushoboye kumva wese akamenya uko yakora ngo yikize. Noneho ndatambutse, hari izindi ndwara nazo, nk'indwara bita indwara z'umutima. Zibamwe imigabane 2. Hari indwara z'imitsi ijyana amaraso, hakaba n'indwara z'umutima ubwawo nk'umuhore. Icyo nitaho cyane ndimuvugeho, ndabivugaho mfite impamvu, kandi abagerageza kumva mu nyumve. Hari igihe kibaho ukumva akaboko kawe k'ibumoso gafite intege nke, wakisegura kakaza mu ibinya. Hari igihe wumva gatuza karemereye,
hari igihe wumva haje agasonga mu ibere ry'ubumoso, hari igihe wakumva wishimye inyuma ahagana mu kigufa cy'urutugu ari kunyujije akaboko k'iburyo ibumoso mu kwaha kw'ibumoso ukihora uhishima kandi nta buheri buhari. Hari igihe wumva urwaye ibikanu kubizunguza bikakunanira ukabyuka rwose byarwaye. Hari igihe umuriro waka mu mutwe, hari igihe uhora n'ubwoba, hari igihe wiyuhagira amazi mu maso ukabona haje amaraso mu menyo. Hari igihe ubwo wawe ubwawe gusa iyo uri kurya wenyine ugira wumva ufite igishyushyu ukarya vuba vuba cyane. Hari igihe ugenda utaragenda urugendo rurerure ukumva uhereye mu mavi kugeza mu birenge ugize umunaniro w'ikirenga. Abo bose baba barwaye umutima. Bisaba iki rero? Bitwaye iki? Biragitwaye wakora icyo bita AVC, ibyo mwebwe mu cyongereza muvuga ngo stroke, iyo bita accident de veine cerebrale. Umuntu yaba pararize bitewe n'iyo mpamvu, umuntu yapfa ari kubyara, umwana yapfira mu matako kuvise cya nyuma, inda zimwe na zimwe bajya bazivukisha igihe kitaragera bitewe n'imiterere y'umutima. Mu mezi 6 umubyeyi akaba atagishoboye kwihanganira gutera k'umutima n'ukwe bwite bitewe n'umutima utera nabi. Umuntu ashobora kubaho byonyine ubwabyo gusa akashobora kunanirwa kuba mu nzu wenyine bitewe n'ubwoba. Niyo mpamvu ukeneye ibi bikurikira. Uzafate igitunguru cya onyo, ufate indimu, ufate akantu bita concombre, uzafata ikiko cy'ubuki, uzafata ibiko bibiri by'amavuta ya elayo, urya ibintu isalade yabyo. Amajyambere yaraje, burya ubu ntabwo twamenya inzu ifite amatara ariko mu kanya turabimenya ijoro niriza. Aya mashanyarazi mwijya muyabyaza gusharira telefone gusa, mujye mutanga n'amafaranga mu twitwa twa blender, mu twitwa twa mixer, mujye mugerageza gucomeka maze yarangiza izo mboga zihinduka umutobe kugira ngo udashoboye kuzirya awunywa atyo. Yarangiza mukore za potage bitagoranye, yarangiza baze mujye mukoresha na ka kongereza mubona mugakorera ngo nuko brandinga, namwe nyine mujye mu brandinga wenda mubone naho mufira ko kongereza. Ibyo aka kanyobwa iyo ukanyoye cyangwa iyi salade ukayirya wenda kurya ku manywa ukabikora 4 mu cyumweru ukabikora ukwezi, yarangiza nimugoroba ukarya pome na tungurusumu, ukajya ukunda kurya ibigori n'amashaza. Ntabwo amashaza ari ikiribwa kigoye kuko ni ikiribwa usabwa guteka. Niba ari ibigori utetse usabwa gufata 1/3 cy'amashaza akabishyira muri bya bigori biguhagije, kandi nta nubwo bigoranye kuko wayarya none yaba ari iminsi 9 y'amashaza kimukoreramo, nta ngorane zaba ziriho. Ntabwo ari ayo kuribwa buri munsi yo, ntabwo ari nk'umwuka duhumeka. Niyo mpamvu ibi bintu ibyo nibyo bakora bari kuvurisha umutima. Bitewe wakwibaza uti rero reka njye kuri kanseri nawe yabaye ingorabahizi nubwo itabuze kumera nka diabete. Rero bavandimwe, kutamenya birica. Umuntu mubwira kugabanya isukari cyangwa kuyireka bikurikije n'aho avuka, bati ibyo byanyu nibyo tuya dupfa, muza abandi akaryoshye. Isukari akaba ashobora kuzayireka ari uko yamaze kurwara diabete atayigabanya atarayirwara. Ese muri magufa azagura urugi ari uko bamaze kumwiba? Ni ubuswa. Isukari iragabanywa, nahigera bigomba kwirekwa, akaba n'urugero igomba gukoreshwa ku 10%, wemere na rimwe kwigera kuri 25% kugira ngo vitamine A yawe itazashira ukazarwara amagufa, B yawe itazashira, ubwenge bwawe utazagenda bugabanuka, calcium yawe itazashira, umutima wawe ugatera nabi. Niyo mpamvu ari ngombwa gukoresha. Rero ubwibyo umutima nari nkuvuze, kanseri iriho muri kino gihe irakabije. Babikurikiranira hafi kugira ngo ushobore guhangana nayo. Kora ibi bintu bikurikira ni 5 wandike. Nukurya bike. Igihe mugeze ku meza ntawe mwamuri gucuranwa, si umukino w'umupira ngo urabanza winjira ibitego byinshi. Oya, rya bike, yarangiza simvuze ngo wicisha inzara ariko wirira intego nkaho utazongera kurya. Urya bike. Ibyo bituma igogora ryawe rirangira vuba, indurwe zikaba nkeya muri wowe, nizisigaramo zigashira ntizisigaremo ngo zizatere umugese mu mara cyangwa n'ahandi. 2, guhinduranya.
aho kurya amoko menshi ku meza mu mwanya umwe, ahubwo uzemere ujye urya bwoko bumwe none ejo urya ubundi uzarangiza icyumweru uhinduranije, naho kuyafata yarangiza ukavuga uti ku isahani imwe ndashyiraho umuceri, shyireho umukati, shyireho umutsima w'ibigori, shyireho umutsima w'ubugari w'umwumbati, ngene nshyiraho isombe, shyireho ibishyimbo, firiti y'ibijumba, mbese ushyireho ako gasozi wagiraho na gasozi k'ibiryo kaguhitana. Yarangiza kurya bike birakenewe, ariko guhinduranya nabyo ni ingenzi. Gatatu, kwibuza ibyangiriza. Ugerageza kureba neza, urebe wibuza ibyangiriza. Ku ngingo ya 4, kanseri ndwaye, tukajya uganiriza abandi babiri mu gihe ari kanseri ndwaye, kutayikirutse se ngo ni gripe wongere uvuge ngo nimfashe nka kwa kundi yamfashe. Oyi, mwijya mwibwira ko ariyo murwaye wayihamagara, kuko umuntu n'intekerezo biregeranye cyane, umubiri n'intekerezo biregeranye cyane. Kubera iki? Iyo muhuye na bagenzi banyu mubakumbuye, mubashaka mu bwenge, mwebwe mubishimira mu bwenge, umunwa ukamwenyura, ari umunwa uba wamubonye. Nuko umunwa wawe ukorana n'intekerezo zawe. Uhuye nawe wanguhekenya amenyo, nose amenyo aramuzi. Nuko kwereka ko intekerezo n'umubiri bigize biti biregeranye cyane. Noneho igiheruka mu buryo bwo gufata kugira ngo kanseri tuyikumire kandi tuyibuze imbaraga niba yaranaje, nibyo gukoresha bita antioxidant. Ni amavitamine yo mu bwoko bwa A, vitamine bita C yitwa E. Iyo Imana yagize neza, Imana yagize neza. Hariho bimwe bigiye bihurira nayo muri yo, ka karoti irabifite byose uko ari bitatu, A, C, E. Igihaza kirabifite uko ari bitatu, A, C, E. Umwembe urabifite uko ari bitatu, A, C, E. Ibihwagara birabifite uko ari bitatu, A, C, E. Ikijumba kirabifite uko ari bitatu, A, C, E. Niyo mpamvu ibi bintu by'amantioxidant tukwiriye kujya tubikoresha kenshi, tukaba turi gukumira iterambere. Ariko igihe cyose ibyo bitari byaba, cyangwa dukeka ko tuyifite, cyangwa tubyagwa n'abayirwaye, cyangwa hari abandi bayirwaye mu miryango tugira icyo dupfana, birakwiriye ko umuntu afata karoti, agafata pome, agafata onyo, agafata beterave, agafata indimu, akabisya. Yamara kubisya agashyira mu mavuta y'ibihwagari ibiyiko 2, akanywa ku karahuri kamwe, akajya bikora 4 mu cyumweru, ukwezi niba ari kwikingira. Yaba yirwaye akayikoresha iminsi 7, nyuma akazabona nyuma y'iyo minsi 7 akazajya bikoresha 4 mu cyumweru. Ndatambutse ntabwo mpatinda aho ngaho. Ibyo byavura bya bibyimba, byaba bifuye wa mwijima uriho ibibyimba n'ubundi, byavura ibibyimba byo mu mara, byavura ibibyimba byo muri nyababyeyi, byatuma abantu bivura ibibyimba byo ku muhogo, byatuma batarwara indwara z'amagufa, kwa kumungo k'umugongo kwashira, ibirwara byose byanduza byahagarara. Ndatambutse kuri iyi ngingo, aho nifuza kugana ku musozo. Ntabwo twasiga indwara y'umwijima w'uburyo twayivuriye hamwe na kanseri, cyane cyane ko bikunda kugirana isano, yarangiza kimwe cyaza n'ikindi kikaza. Reka tujye ku gifu. Umutima twawuvuze, kandi abantu benshi cyane yabona mujye mubika iyo bari muri kwiga nk'uko, mujye mubizigama nk'uko umuntu azigama ibyo bamututse. Burya iyo umuntu agututse ntabwo ujya umubwira ngo subiramo ntabwo numvishije, nta nubwo ujya wongera kujya kumusura ngo umubwire ngo ariko bya bintu harya wari kumbwira ngo byari ibiki. Oya, ntabwo abantu bose muri aha ngaha mwashobora kongera kujya kubaza ngo mbe harya bavuze ngo iki, ngo uzabona bagusubiriramo neza. Ahubwo ujya utega amatwi ubyumve, utega amatwi nk'ayo uzimura. Yarangiza ukurikirane neza ibi bintu, ntabwo bishobora kuzagaruka. Nibyo hagaruka, ibyo kuvuga biracyari byinshi, n'ejo tuzavuga ibindi. Ariko icyo dushaka ni iki: igifu nacyo umuntu arakirwara. Igifu umuntu ubwirwa niko kirwaye ati. Igifu iyo kirwaye uhereye mu mukondo kuzamura, akitwa duze n'umugana kitwa pyrole, yarangiza ushobora gukunda gutura imibe. Hari igihe kiba mwindurwa nyinshi ugakunda kugira gucira amazi menshi, kugwara ibirungurira n'ibindi. Ariko hirya y'ibyo hari igihe igifu kibwirwa no guhorana icyo bita confusion, ugahorana urujijo, kumenya gukemura ibibazo bikakuyobera, aho uhera imirimo bikanga,
aho ukabona umuntu ahagaze iruhande rw'imbabura atacanye akarangiza isaha imwe yagize confusion, yarangiza icyo bita indecisive, umuntu gufata imyanzuro bikamugora, yarangiza akagira icyo bita irritabilité, kunda kurakazwa n'ubusabusa, yarangiza injuste, ntutinye kubeshya, kuri manganya bikakorohera, nta kindi kibitekereza igifu. Igifu rero wakivura ute? Ufata karoti ivura igifu, amashu avura igifu, ufashe yitwa concombre ivura igifu, ikirayi kivura igifu, ibintu bibiseyi, yarangiza ukamwa umutobe wabyo ni 3 mu cyumweru cyangwa 2 ku munsi niba cyarakurembeje ukabikora icyumweru, cyangwa ukabikora 3 mu cyumweru niba kitakurembeje ukazabikora ukwezi, uburangije kuvura igifu. Ariko ugashyiramo n'amavuta ya erayo, kuko amavuta ya erayo iyo agiyemo ntabwo bivura igifu gusa, ahubwo erayivura no ku mutima wawe, erayikavura ku mpyiko zawe, erayikavura ku mara yawe, erayikazavura hemoroide, erayikazavura kaberetwa, erayikazavura imitsi, erayikazatuma umuntu atagira impatwe. Niyo mpamvu muri aya masaha ibyo nibyo bintu 7 biremerereye isi. Ndabisubiramo, isi iremererewe n'icyaha, iremererewe n'ubukene, iremererewe n'uburwayi, iremererewe n'ubugoryi, iremererewe n'ubugome, iremererewe no kwibeshya, iremererewe n'ubwibone. Nibyo biremerereye umuntu, umuryango, itorero na leta muri rusange. Reka twese twemere inama z'Imana tuzigenderemo, ngo twe kwibera umutwaro, twe kurushya abacu, twe kuvuna itorero, twe kuvuna igihugu. Imana ibiduhere mu izina rya Yesu.